Yesu ashimwe cyane, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Turi kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Life TV, tuje kuganira uyu munsi wa none, ariko turagusaba ngo ukore subscribe, ukore like, ukore comment, ukore share, kugira ngo ubutumwa bw'Imana burusheho kwamamara kandi bugere hafi na kure. Iyi channel ni channel nziza kandi channel icaho ijambo ry'Imana. Turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Iyo tubafite aba ari umunezero kuri twe. Uyu munsi rero tuje kuganira ku makorari akunzwe cyane ane ya mbere meza akunzwe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu mujyi wa Kigali. Ayo makorari wakibaza ngo ni ayahe, wakibaza ngo akorera hehe. Nubango ni amakorari ane meza cyane kandi akunzwe cyane cyane. Izo korari nje kukubwira ni korari zikunzwe, ni korari umuntu wese warizwa mu itorero rya ADEPR, ahantu hose aba yicaye, ahantu hose aba agenda, usanga izo korari indirimbo zazo arizo zicurangwa. Si no gucurangwa gusa, iyo ubonye umuntu uvuye muri iyo korari wumva ko ari umuhanga mu kuririmba, wumva ko uwo muntu adasanzwe. Wakibaza ngo izo korari ni izihe muri ADEPR, ko ADEPR ifite amakorari menshi kandi meza, ati iyo korari ni iyihe? Ndagaruka kuri korari ya mbere yitwa Oziyana, ni korari ibarizwa mu itorero rya Nyarugenge, akaba n'icyicaro cya ADEPR uyu munsi wa none kiri. Ni korari y'amateka, ni korari y'ibigwi, ni korari ifite abantu bakuru, ni korari ifite abantu b'abahanga mu miririmbire, ikagira abahanga mu bacuranzi, ifite byose. Iyi korari iraririmba ku kigero umuntu wese, yaba umwana muto, yaba umuntu w'urubyiruko, yaba umuntu ukuze cyane, iyo yibutse amateka y'iyi korari, akibuka ukuntu iyi korari iririmba, akumva n'indirimbo zayo, akenshi yumva akomeye. Kugira ngo wumve uburemere bw'iyi korari, iri muri korari zatangiye mu myaka ya za 68, ikaguma mu murimo w'Imana, bakagumya gusenga, bakanaririmba, bakazamuka bakagera ku rwego iri muri korari zitumirwa mu birori bikomeye by'igihugu. Ni korari iririmba ku buryo umuntu wese, niyo yaba umwana mutoya, niyo yaba umukecuru ukuze, yitera hejuru kandi akanezerwa, akumva Imana iri muri we. Tukivuga ku iyi korari, ni korari itarigeze ihindura umwimerere w'imiririmbire yayo kuva mu itangira ryayo. Wakibaza ngo ni igiki kintu iyo korari itigeze ihindukaho abantu bose bayikundira. Mu gihe korari zindi zaduka zikakindurwa n'ibihe, zikagendana n'ibigezweho, iyi korari nta kintu na kimwe cyayo kuva mu myaka yatangiriyeho cyigeze gihinduka. Uko batangiye baririmba mu majwi meza kandi meza cyane, niko n'ubu bakiririmba, harimo abantu bakuru, harimo abantu bakiri bato, nta cyigeze gihinduka. Ikindi, uko bahagararaga nta majesite manini cyane cyangwa amaritime, bazi bya ritime bakora ngo bashayaye, basaragurike, bitere hejuru, n'uyu munsi tuvugana nyuma y'imyaka myinshi cyane, korari Oziyana iracyaririmba uko yaririmbaga kera. Nta kintu yigeze ihinduraho, umwimerere wayo uko yahagurutse niko kiri. Gusa mu byahindutse, bahinduye uburyo bw'imicurangire, kuko uko iminsi igenda iza, hagenda haza abandi bantu bashyashya bize gucuranga bigezweho, bazi amanota, bazi ibyuma bitandukanye. Icyo nicyo kintu cyahindutse, ariko injyana n'ibyo baririmbaga n'uburyo baririmbaga byo nta byahindutse. Ikaba ifite indirimbo nyinshi cyane zakunzwe. Imyaka yatambutse, hari indirimbo yitwaga Gitare, yumvikanagamo umugabo uvuga ijwi rirenga cyane, ati Gitare we, agasubiza ati Gitare.
Si ibyo gusa, hari n'izindi ndirimbo zayo zakunzwe muri iyi minsi ya vuba aha yitwa Mugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu iri mu ndirimbo yakunzwe ndetse cyane cyane kugera ku rwego abantu barenga miliyoni bamaze kuyireba mu gihe gitoya. Hari indi ndirimbo yindi yitwa Tugumane Mwami ya korali Hoziyana. Iyi nayo iri muri korali yakoze ku mitima y'abantu benshi, ikaba indirimbo ya kera, akaba ari indirimbo yari ifite amateka mu minsi yatambutse, mu buryo bwo kongera kwibutsa abantu amateka no kwibutsa abantu indirimbo zayo, barongera barayikora kugira ngo umuntu wese uyumva yongere akumbure Hoziyana. Hoziyana ntisaza, Hoziyana iri mu makorali ahubwo akomeza yiyuburura. Hoziyana ntabwo ijya yibagirirwa amatwi y'abantu, niyo mpamvu ngo niyo korali ya mbere ikomeye. Aho uri hose kora subscribe kuri Pentecost Life TV, shyiraho like, shyiraho comment. Imana iguhe umugisha cyane. Hari indirimbo yitwa Yerusalemu, niyo wayibaza umwana w'imatimba, niyo wayibaza umwana uturuka mu majyaruguru, niyo wayibaza umwana w'inyabikenke. Indirimbo yitwa Yerusalemu. Dore mu ndirimbo zayo zakunzwe zikagera ku mitima y'abantu benshi kuko zikurikirana, ni izi ndirimbo 8 nta muntu utazizi. Indirimbo yitwa Gitare, Iminsi dufite mu isi, Yerusalemu, Ushimwe Mwami, Emanuweli, Nkiri mu isi, Satani yaratsinzwe, Umusaraba w'isoni. Ndibwira ko nawe izo ndirimbo uzizi, ndibwira ko atari ubwa mbere izo ndirimbo uzumvisha. Iyindi korali ikomeye kandi nayo ifite amateka n'ibigwi ni korali iboneka mu itorero rya Kumukenke. Iyo korali yitwa korali Silowamu. Ni korali ifite ibigwi, korali ifite abahanzi, korali ifite ibikoresho, korali ifite abaririmbyi, korali ifite byose byose byose, ku buryo ubonye umuntu uririmba muri korali Silowamu ya Kumukenke ugira ngo urabonekewe. Iyi korali iraririmba ku kigero umuntu wese uyirimo aba umuhanga, iraririmba ku kigero umuntu wese uyirimo aba yumva nawe ubwe atazi uko byagenze ngo ahisange. Nagira ngo ukumbuze iyi korali ya Kumukenke yitwa Silowamu, irakomeye cyane cyane cyane. Korali Silowamu ya Kumukenke wakibaza ngo amateka yayo atuma ibe korali idasanzwe ni iyihe? Urayisangamo abahanzi bakomeye, tutibagiye nk'umuhanzi bita Bosco Nshuti, uzwi n'abantu bose, imihanda yose, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Kongo na Tanzania. Uyu muhanzi arazwi ndetse no muri Amerika. Hari indirimbo yabo yakunzwe cyane cyane kugeza ku rwego umuntu wese yayumvishe ibi neza neza biraza amarira agashoka mu maso. Ni korali, ni indirimbo yitwa Uwiteka warandondoye uramenya. Uwiteka warandondoye uramenya. Iyi ndirimbo irazwi ku kigero umuntu wese ayumva akavuga ati uwampa kuba mu iyi korali. Ariko ndagira ngo utangarize ngo iyi korali irakomeye. Iyi korali yakoze amarubumu atandukanye, ariko reka ngutangarize nk'iyi alubumu yariho indirimbo yitwa Zaburi ya 23, Niwe nzira, nimuze dushima Imana, iby'Imana yibwira kutugirira, Umwuka wera, Humura, n'izindi zitandukanye ziri kuri iyi alubumu. Hari abaririmbye ngo Uwiteka warandondoye uramenya, haravuga ngo hashimwe Yesu. Iyi ni korali ifite indirimbo nyinshi nziza ku buryo ahantu hose yagiye mu giterane
abantu batera amahema, abandi bakazinduka bakarara ku mabaraza baje kureba iyi korari. Iyi korari ibarizwa mu itorero rya Kumukenke, ni mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Si iyo gusa, wakibaza ngo korari ya gatatu ni iyihe? Korari ya gatatu ndetse na korari ya kane ni korari zibarizwa ku rurembo rumwe, zikabarizwa muri paruwasi imwe, zikaba ziri mu itorero rimwe. Izo korari harimo korari ukuboko kw'iburyo ibarizwa mu Gatenga, ikaba korari ifite amateka akomeye, ikaba korari iririmba neza neza ku buryo iyo uyumvishe wibaza ngo iyi korari iba mu Rwanda. Yitwa ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo. Iyo ni korari nziza ifite abaririmbyi beza, ifite abacuranzi beza, ifite indirimbo nziza. Wakibaza ngo indirimbo yayo izwi cyane yamenyekanye ni iyihe? Nanjye nakubwira ngo ku kidendezi baturirimba ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Iyo ndirimbo ntawe utayizi, niyo wayibaza umukecuru azi kuyiririmba, niyo wayibaza umwana muto azi kuyiririmba. Ni korari y'amateka ikidendezi. Iyi ndirimbo hari umurwayi wari umaze igihe ku kidendezi, kubera ukuntu yakunzwe n'abantu benshi, baricaye bongera barayinoza neza, bayishyira mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo umuntu wese nayumva yongera kumbure, kuko ababaga mu mahanga batumva ikinyarwanda bavuga ati indirimbo ko tubona irushaho kuba nziza, nimutubwire iyo ndirimbo iyo ariyo. Barongera baricara barayinoza bayiha umurongo. Ni korari yitwa ukuboko kw'iburyo. Hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Ifite izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye, ariko iyo niyo ndirimbo cyane 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 abantu bamenye ibakora ku mutima. Hari iyindi korari nayo ibarizwa ku iryo torero, ibarizwa muri iyo paruwase, ibarizwa muri urwo rurembo. Mbese izo korari ebyiri ziri ku mudugudu umwe cyangwa ziri ku itorero rimwe. Ni korari bita Holy Nation. Iyo havuze Holy Nation bayitandukanye n'umuvugabutumwa uyirimo, akaba n'umuririmbyi, akaba n'umuntu ukomeye muri iyo korari witwa Evangeliste Joseline. Iyo uvuze Joseline wumva Holy Nation. Iyo bavuze Joseline mu ivugabutumwa abantu bose bumva Holy Nation. Holy Nation iri muri korari ntoya zizamutse vuba, zikirimo abantu bakiri abajene, ariko ikaba korari ikomeye, ifite amateka, ifite ibigwi, ikunzwe n'abantu bose kubwo indirimbo zayo nziza. Korari Holy Nation ibarizwa mu Gatenga. Iyi ni korari utabasha gutandukanya n'amateka meza y'ivugurura ry'amakorari, cyane kabizwi ku ndirimbo bango noneho namenye neza. Iyi ni indirimbo yabaye nk'igitsikamutima ku bantu benshi, ikarebwa n'abantu barenze miliyoni. Utibagiye indi ndirimbo ivuga ngo uri ingabo, nayo yarebwe n'abarenga miliyoni. Kugira ngo wumve uburemere iyi korari ifite, hariyo bita Akira. Iyi nayo iri muri korari indirimbo zakunzwe, ariko cyane cyane indirimbo ivuga ngo dusubije amaso inyuma. Dusubije amaso inyuma ukibuka aho Imana yagukuye. Dusubije amaso inyuma yatewe n'uyu Evangeliste Joseline. Iyi ni imwe mu ndirimbo umuntu wese yumva akibuka korari Holy Nation. Indirimbo yarebwe n'abantu bari hejuru ya miliyoni zirenze 3. Bivuze ko iyi korari nayo ifite amateka. Hari indi korari imwe ntashyize ku rutonde, ariko nayo ifite amateka kandi nziza abantu bose bazi. Ni korari ya Yerika. Korari iyo bavuze ngo korari muri Yerika twumva korari imwe,
iyo tuvuze sepu ya Yerika twumva korari imwe, ntabwo twumva korari ebyiri. Iyo korari yatangiye ari abanyeshuri, baza kugera igihe bararangiza, korari yitwa Jehova Jire yo muri Yerika muri kaminuza. Yatangiye ari abantu b'inzahare, yatangiye ari abantu bakiri ku ntebe y'ishuri bakishakashakamo, ariko iza kurangira ibaye korari y'igitangaza ku buryo umuntu wese uyumvishe, umuntu wese umenye ko izaza iwabo arara akarabye akazinduka, ku buryo ntawe umutanga mu rusengero. Ndetse hari igihe usanga urusengero rwuzuye kubera uburemere bw'iyi korari n'ikigero igezeho, isigaye ijya gusura ahantu, bakajya mu bibuga by'umupira, abandi bakajya mu masitade kugira ngo abantu babone aho bicara. Ni korari ifite ibigwi mu buryo busa n'abiyubatse, mu gihe izindi korari zitangire ku ntebe z'ishuri zijya zigera zigasenyuka, ariko yo Imana yabaye bugufi bwayo irayishyigikira. Bafite indirimbo yamenyekanye ivuga ngo Imana ishimwe, Imana ikwiye amashimwe. Iyo ni indirimbo muri zimwe zamenyekanye, ariko akaba n'indirimbo ya kera, mu ndirimbo za kera zagiye nazo zimenyekana, kubera ko iyi korari ntabwo ari korari yoroshye. Nujya kureba kuri playlist yayo ukareba ku ndirimbo zayo, urasanga nibwo bumana bwayo iri mu ndirimbo zakunzwe. Nivuga ngo Yesu ariho, nivuga ngo abana ni umugisha, izo ziri muri ndirimbo zayo zakunzwe. Kora subscribe nimba ukoresha igifaransa, kora abone, wiyaboneshe kuri YouTube channel yacu yitwa Pentecost Life TV, usireho comment, ukore like, ubundi udushyigikire. Imana iguha umugisha wowe udukunda, Imana iguha umugisha wowe udushyigikira, Imana iguha umugisha wowe udahweza kureba ibiganiro byacu. Imana iguha umugisha uko dusenze n'uko dusubiyemo, tugusabira umugisha w'Imana. Shalom shalom, aho utuye hose, haba mu Rwanda no mu bihugu bya kure, Imana iguha umugisha cyane.